iwabo mu miryango ntibakundwa, mu rugo iwabo baratotezwa, bagatukwa ndetse bakanakubitwa. Nta nshuti bagira muri rubanda, bafatwa nk'abadafite icyo bamaze. Ku ishuri yubangwa na bagenzi babo bigana kandi bakababaye hafi. Babahora ko batavuga, batumva ndetse batanabona. Nyamara barashoboye. Ese bakundwa? Yego nibyo. Barashoboye kandi ni ishema ry'u Rwanda. Ni ibiremwa byahanzwe na Gihanga. Muri inshuti zanjye. Afite ubumuga bwo kutavuga ariko arumva. Ikintu umubwiye mu rugo aragikora. Ku ishuri ni ubona ukuntu abana benshi bajya bambwira ati umva jewe mana yanjye ntacyo nshinja Imana pe, ntabwo ari kumuha ibibazo byose, ariko nzi neza ko amasomo yumva hano mu rugo murayikora, nta kibazo afite pe. N'umukobwa nizeye ntakubeshye, ndamwizeye pe, ntitaye ngo afite kiriya kibazo cyo kutavuga, kiriya nta n'ikibazo kirimo. Ko hari n'abakobwa byitwa ko bavuga rushije ubwenge cyane. Ninde mukobwa se w'iki gihe kirasha kuvanga roza ibyombo mu rugo urasanga yakubuye umva uyu si mubwiriza, iyo ngiye ntahari nkamusigira gahunda yose usanga yayikoze nk'uko nanjye nabambaye. Ni kuri pe, nta kibazo mfite. Gusa nyine akabazo ni papa we, tuba twashwanye, we aramutoteza. Sheri uyu ni mugenzi wanjye dukorana, haryo uramwibuka? Nikose Wiriwe neza Sheri? bashuti bawe saa sita ntibajya bayoberwa ko zageze. Ibaze. Ariko se wowe urajya uvugira utuntu twose bashuti banjye rero. Ubu ngubu muri saa sita nose wari uyobenewe kuza mu rugo saa 10. Nayinjye kwisura umunyeshuri wanjye shami buranda nyine ndi kukubaza Shami nawe ntugakabye ubu ngubu. Mbaze. Nyine mwarimu wa Shami w'igiswahili, kandi ntabwo ko mwarimu w'igiswahili. Buriya igiswahili rero ku ishuri. Buriya kera nakidudubizaga. Ntabwo wageza aho umukobwa wawe. Buriya aracyumva. Oya ishuri niwe wa mbere. Ariko usibye ko ahangaha umufata nk'umuntu udashoboye. Auzi ukuntu ahandi bamwemera ijana ku ijana. Ibiri hafi n'umushyitsi se ubona atayire tubone ko. Kare koze Imana yanjye we uri rukana umushyitsi biryo bihiye bagira ngo n'igisambo. Ahubwo Shami gira utegure ku meza ye. Umva manza nkubaza. Ndakumva. Ibyo mba nahashye n'iby'abashyitsi cyane n'ibyacu twene. Uzajya uvuga nabi n'abashyitsi bahari bagiruka. Are. Akasha. Mwabwire ariko. Ubwo bye rero. Mwabwire. Urira n'ibipangu by'abandi. Gira hino. Oya, twumpanze. Icogo. Biteze. Abana rero urimo urakora amasuku. Cyane abonye akarata hano. Harimo udufaranga ntago nari kutitera. None se. Muye n'ikibazo kinkomereye. Bega umuhungu w'ikishamba, bega umuhungu w'ikirara. Giti gihungu cyawe kikingi kidamazi. Cyari kimvuniye umuheto cyari kinyishe. Dore turahuye ndamubaza ati se nyokariyo. Cyari kindabyifu. Ariko umurira umwana wanjye umucyurira ngo ni ikirara. Ikirara kikurenze usigaye ugeraho uri mu bipangu by'abandi. Hari ubwo hari ikirara kikurenze. Derengeze mwawe barambwira uti yagiye hari hirya mu baturanyi. Nari guca mu nzi nari kwana nari guce hehe no kubira.
Nci inzira za bugufi kugira ngo mugire. Yesu ukaza kundeba iw'abandi iyo urindira ntago nari gutaha. Dore urukundo rwishe. Uraneje kugira ngo nongere nkwibutse. Kwiya gahunda twavuganye. Ko nayibuka. Yanjye na. Akikora nshaka kugiharika. Kakungura kakwitaho. Chokoza nshaka ukarya ku kwifi wirobesha. Nkuko ncogozi kutajya wumva ubushize nakubwiye iki. Ngiye kuzabitekerezaho kare. Iryo jambo ngiye narari kubwiye. Reka nkubwire ikintu kimwe. Nako bibiri. Cya gatatu nzakikubwira ubutaha. Icyambere uriya mugore ni inshuti yanjye. Uretse ikindi cya kabiri. Nubwo ataba inshuti yanjye. Nubwo ataba inshuti yawe ntacyo bivuze ko ntakurongora. Nubwo ataba inshuti yanjye ngewe ubwanjye nakwiyubaha. Yabone ni byiza ko yabona. Ariko si ngombwa yuko yabona ukaza kundegerwaho. Ibyo nakubwiraga. Ku inshuti sibyo bivuze. Inshuti. Nakurongora. Nkakwitaho. Cyoko. Wibeshye ku muntu. Ngende ntago ndi muri abo bose. Wirirwa ugenda ukaryamaho ukabyiniraho warangiza ukagaruka. Rero warigiye. Ntagaruko. Ubwo se ubundi waba utandukaniye hehe na Damascene wanjye? Apa, bayambwira cya kirongo. Ahubwo yakunkubitira. Yakunkubitira. Buriya nari ngiye kumukanda ingoto. Nari ngiye kumufata ngo mujwegereze. Iyo wibeshye. Nyine nagufatanya nawe. Nyine nibutse kuri uri sheri. Yese ndi sheri wawe. Nibutse kuri umuntu ukomeye wanjye. Reka nkubwire ikintu cyambere. Ufata nk'umuturanyi mwiza n'umugore wawe n'inshuti yawe. Ikindi cya kabiri ngewe ubwanjye ndiyubaha. Nyine kuba rero ushaka guharika umugore wawe muri abo ngewe ntago ndimo. Sibura komeza urya ibijumba. Ahubwo mbare gatatu wasubiye aho waturutse nikomereza akazi. N'udufaranga bari bagiye kumpemba udatuma ntubura. Niba ari ubwo busa waruje kumva. Nyine nkubwire n'ubundi ndagiye n'umunsi abo ndahani wawe. Reka nkwereke. Niba atari wanjye se bivuze yuko uza kunyimisha amafaranga. Wa muhungu wawe. Jambo nari nakubwiye turi ku ishuri. Nagiye mbikubazeho. Yes. Ntabwo cyaje twiciye muri jaride ntabwo byibuka. Nyine suzi ko nari nakubwiye yuko se twakundana. Basi ngiye biranze biki ndabibona ko ufite gahunda yo kwiga ugakomeza ndije mbese ukagaragaza ko nawe ushoboye ariko man mfite umutima wo gukora none se basi wenda ndabyemera n'amakosa yanjye kubona uramukunda se amakosa yanjye none Sami wahise ndasabwa iki wenda basi kugira ngo utsinde ndasabwa iki kugira ngo uwanjye ese basi bwari mwanyumvishe ndagusabye njyewe wenda njye kugukunda ntabwo nabanje ngo menye niba unkunda cyangwa se mbishake amakuru ahagije ariko byibuze wenda bwari rimwe nanjye agaciro mu marangamutima yanjye
Damascene Damascene ni umwana wanjye namwohereje kwiga ntabwo namwohereje kuza gusomana ahubwo nanjye nibyo nakubaza none ngira ngo ni umwana w'ugasomana none nyuma y'uko musezereye se tukamubwira ko utagumana umwana umeze kuriya tukamutuma ababyeyi ntabwo yagusobanurira icyo yakoze nyine nanjye niyo mpamvu narinje kumva ngo mumbwire amafuti kuko njyewe yarampaye igipapuro ambwira yuko hari umwana ngo wamukopeye mubafashe muhita mumwohereza niyo mpamvu rero nanjye narinje kugira ngo mwumve amakosa koko kumaba bwabujijije gusa amakosa ko ari kuyagira menshi nakari ari kuyagira menshi urumva icyo twamubereye ababyeyi baza n'umubyeyi ntabwo icyo yakubwiye nyine yambwiye ko umwana nyine mwafashe ari gukopera mwahise mubwirukana reka muzane ubundi yambwiye kuyakopera none se uko yakoperaga hagati aho ngaho ataraza wambwira amafuti ye nyine mu magambo make hanyuma mbere y'umuntu umaze kuyambwira akabona kuza kuko buriya abana barabeshya rero nk'uko dufatanije kubera aha ngaha mu kigo ukwiye kubimenya ntabwo ukwiye kubwira Damascene ni umwana w'umuhungu kugaragaza imico y'uburara